Okay, murakoze cyane. Iyo umunyarwanda umubwiye ati kubantu cyangwa se gusobanukirwa n'ibintu byinshi bitandukanye yumva byinshi bitandukanye nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi ndaza gushaka ngo usobanukirwe abantu bakora iterambere cyangwa se ukora ibintu bya mu iterambere rigezweho, niko bantu bakunda kwivuga. Ariyo mpamvu nazanye umutumirwa nk'iki kiganiro n'iki gikomeje Super Friday cyangwa se wa gatanu utangaje ndacyari isima ry'umuhinda ubwo n'umutumirwa hanga watanye twibwira. Murakoze cyane. Meze neza. Safiri Ildefonse. Nagaruka mbere ikiganiro mutatu gutumiye. Ntabwo ari ubwa mbere n'ubushize twarahuye muri Expo, ngira byinshi mbabwira ku byo turi gukora muri Higa Neza, ariko si byo byonyine ko Higa Neza ikora ibintu bitandukanye. Nk'ubuherutse twababwiye ibijyanye no guhuriza hamwe amakuru y'ubuhinzi no kuyahererekanya mu rwego rwo kuzamura umusaruro ndetse no gufasha abahinzi kumenya umusaruro wabo no kumenya ibiri kubera mu mirima yabo. Ubu rero nkabanje nk'umufatanyabikorwa na Kigali Monitor mu bijyanye no kubafasha kugaragaza ibyo nakwita amakuru bagenda bafata hirya no hino bakayatangaza ku kinyamakuru cyabo. Rero agashya tuzanye ni ukubafasha kugaragaza ya makuru mu buryo buri smart. Iyo umunyarwanda ubwiye ngo kuba smart cyangwa se ijambo smart atanya ko mu byinshi bitandukanye ku bantu biga entrepreneurship bararizi cyane, ariko niyo mpamvu nshaka kuza noneho ngo udusobanurire ijambo smart cyangwa se bishatse guhera kuri smart, ijambo smart udusobanurire byinshi bitandukanye. Murakoze. Smart hari uburyo buba busanzwe buriho bukoreshwa, noneho by'akarusho iyo ushyizemo ubunararibonye cyangwa se ubumenyi twifashishije nk'ikoranabuhanga, icyo gihe bwa buryo bwari buriho buba buhindutse smart. Rero ni igihe tekinoloji itangiye gukoreshwa muri bwa buryo busanzwe bwari buriho. Mu by'ukuri tekinoloji wenda bamwe bakoresha za kamera, bagakoresha televiziyo, bagakoresha amaradiyo, bagakoresha ndetse videos, ariko abanyarwanda benshi bakeneye kumenya ibiri kuba ako kanya, ibiri kubera kuri field cyangwa se aho abanyamakuru ba Kigali Monitor bagiye ako kanya. Ubwo rero smart nzanye twayihaye umutwe witwa Smart Live Event. Smart Live Event ni harimo amagambo atatu, ni smart, live, harimo na event. Ayo magambo yaduhurize mu minota mike dufite kugira ngo tuzokunze. Smart namaze kwisobanura. Live ni ibiri kuba ako kanya. Event ni ahantu hari kubera ibikorwa bitandukanye, yaba ibya leta yaba ibya ibigo byigenga. Ubwo rero tuvuge nk'umunyamakuru wa Kigali Monitor yagiye gutara inkuru mu majyepfo. Niyo yagiye gutara inkuru mu majyepfo, arayifashe uwo mwanya iyo nkuru itigera kuri Kigali Monitor. Nako bisanzwe itigera kuri Kigali Monitor. Ako by'akarusho tugiye gufasha urubyiruko, dufasha abakuze bafite impano, ibyo nakwita kohereza cyangwa se uploading, yaba ari poeme cyangwa se umuvugo, yaba ari indirimbo, mbega impano umuntu wese afite ishobora kuba yahindura ubuzima bwa benshi, yaba ari umushinga, yaba ari ikintu runaka gifite aho gihuriye no guhindura ubuzima bw'abantu cyangwa se guteza imbere igihugu. Twubatse icyo nakwita urubuga nkoranyambaga, ni urubuga ruhuriza hamwe ayo makuru y'urubyiruko, ku buryo urubyiruko ruri mu mashuri, urubyiruko ruri muri quartier aho abantu batuye rubasha kohereza ayo makuru kuri urwo rubuga. Noneho Kigali Monitor igakora ubusesenguzi bwayo, igafatamo amakuru meza ikayashyira kuri page aho ibigo abafatanyabikorwa na Kigali Monitor, ubwo ndavuga ibigo by'itangazamakuru, bigera bigareba ya nkuru byayikunda bikayishyura, kuko nta buryo bwe buriho bwo kwishyura inkuru
navuga ko ari agashya kuri Kigali Monitor kuba umuntu agiye ikigo runaka kigiye kwishyura inkuru Kigali Monitor yamaze gukorera ubusesenguzi igashyira hariya kuri ku rubuga rwabo. ubwo rero niyo smart tuzanye muri Kigali Monitor kugira ngo uburyo mwete noneho zirasa ku ntego se no smart live event noneho musange se ifite intumbero kuya tunasoze. Intumbero ifite nuko geza amakuru mu buryo bwihuse ku bagenerwa bikorwa aribo baturage ndetse n'ibigo bikora umwuga w'itangazamakuru mu gihe cyihuse cyangwa se muri ako kanya ku buryo amakuru abagera noneho iyo nkuru ikanatambuka ikigo kikagira inyungu kibona na wa mwana nyiri ya nkuru akagira ikintu abona mu rwego rwo guteza imbere wa muturage uri hariya mu cyaro hasi udafite ubushobozi bwo kugera mu mujyi cyangwa se kugeraho ibi byose biri gukorerwa. ubwo rero icyo nicyo smart event ije gukora ndetse no gufasha yaba ari ibigo bya leta tuvuge uturere n'imirenge igihe bageze icyo nakwita event icyo gihe hari uburyo habaho ama presentation atangwa muri izo mbwirwaruhamwe. ayo ma presentation usanga iyo ugezeyo usanga hari abantu baba bafata telefone agafotora kugira ngo asigarane ibyo ari kubwirwa muri iyo presentation. icyo gihe usanga ari ibintu bituma umuntu utatenda inzo y'event hari ibyo acikanwa ndetse n'uri muri icyo cyumba atakurikira neza kuko bari gushaka kugira ngo afate ifoto y'ibiri kubera muri iyo mbwirwaruhame. icyo gihe rero smart event yazanye none uburyo bushyashya bwo kugaragaza live presentation ku buryo umuntu uri mu cyumba areba kuri telefone ye akabona presentation akaba yayikura kuri urwo rubuga rwa Kigali Monitor agahita areba ibiri uwo mwanya akayigira muri telefone cyangwa se akaba n'umuntu utabashe kuboneka akaba yakurikirana ibiri kubera muri icyo cyumba binyuze kuri urwo rubuga kandi mu buryo buri digital bufite umutekano kuko ujya kureba ayo makuru n'ufite uburenganzira bwo kuyareba. icyo nakwita gushyiramo mode pass na username kugira ngo yabashe kubona ibiri kubera muri iki cyumba kuko ibiganiro biri byinshi ahantu hatandukanye. icyo gihe we aba afite credentials cyangwa se nimero y'ibanga yinjizamo ikamutwara aho agomba kureba ayo makuru ayo biri kubera muri iyo mbwirwaruhame. ubwo rero ni icyo ngicyo smart event ije gukora ni nacyo ije guhindura ubuzima bwa benshi kuko abantu benshi ntabwo urubyiruko ndimo kuza kubisohokera ese nkanabyumva neza cyane ariko ndashaka no kuza kandi nubwo tunasoza unsoreze umbwira ati se noneho ku muntu wifuza serivisi za smart ese yaguhamagara kuri nimero yagusanga agana hehe ndimo ibinyamakuru mukorana nabyo? Biroroshye ni muri Kigali Monitor na handi niho iyo smart event iri gukorerwa ku rubuga rwa Kigali Monitor. niho umuntu wese ukeneye ko atambutsa presentation ye cyangwa se ukeneye ko presentation yubakwa mu buryo buteye imbere ku buryo usanga hari umuntu babwira ngo uzaze utubwire ibyo uri gukora ugasanga ajyanye presentation itubakitse neza. hari uburyo buhari wenda tuzagenda tubusobanura buhoro buhoro no gushyiraho ya presentation yawe team yo muri Kigali Monitor igahita yikoraho ku buryo noneho yongera iyo imaze gukora muri iyo presentation yawe ubasha kuba wakongera ukareba ko baguha iminota cyangwa bakaguhereza ubutumwa kuvuga ko presentation yarangiye noneho ukareba uburyo bayikoze ko ari bwiza wabyemera kubona umukiriya iyo presentation yawe ikaza gutangwa muri ya mbwirwaruhame kandi noneho isa neza iri smart kandi noneho abantu bari muri iyo mbwirwaruhame babasha kuyibona mu gihe ndetse tukafasha n'inzego zibishinzwe gukurikiranaho izo event izo mbwirwaruhame ziri kubera ako kanya. reka mbashimire mwese twabonaga mu kiganiro ya Kigali Monitor TV nk'ibisanzwe na Isuba Papi Muhinda bashimire nakagaruka. Mwakoze.
tugaruke na hirya y'ejo. Okay, murakoze cyane.